bakunzi ba Udushya TV turagira ngo tubereke uburyo wabasha kwandika ijambo runaka kuri videos cyangwa se ugakora video. So twagiye uraza hano kuri, twizere ko mwamaze kudownloadinga ino application yitwa KineMaster. Uraza ukayikilikaho, okay, wamara kuyiklikaho ikakujyana ugahitamo iyo video cyangwa ugakora video, warangiza ukadingaho nk'amagambo runaka nibyo tugiye kugira ngo muri ino video tubashe kurebera hamwe. So icyo ukora nta kindi, urayifungura ino application. Ikindi andi mavideo yose ku bantu bamaze kuyidownloadinga, hari tutorials ari kuri YouTube channel yitwa Udushya TV, ifite logo itukura, muraza kutubona kuri YouTube kuri notification kugira ngo tubane 5/5. So ni uburyo ifunguka, ariko ino video irakoze, ngiye kubereka uburyo ki wabasha kongeraho nk'ijambo. Urabona ino video ukuntu imeze. Okay, tugiye kurebera hano uburyo ki wakongera ijambo kuri ino video ikahabwa runaka. Icyo ukora nta kindi, uraza ahangaha kuri layer, hanyuma ukaza ugatoranya hano kuri title, ukaza ugatayipinga, ukagerageza clavier, ubundi ugatayipinga icyo ushaka kwashyira. Wenda katwandikeho Udushya TV mu kazi kose. Udushya TV mu kazi kose, mu kazi kose kabisa, turanafika by the way. Okay, sawa. Hanyuma warangiza ugahitamo uko izaza igaragara. Okay, ino ushobora kuza ukayishyira ahangaha, ukayishyira ahangaha, ukayisize. Okay, hanyuma warangiza ukaba wanahitamo ukuntu riza kuba ryanditse. Wenda dushyitemo bombi runaka. Hanyuma ukavuga uti reka tuze kubigira animation out. Ushobora guhitamo ahangaha ukajya riza gutya, right, left, clockwise, counterclockwise, cyangwa se gutya. So ukabihitamo link. Okay, gutya, ukabihitamo gutya, ushobora guhitamo ukuntu byumva. So cyangwa se ukaza hano kuri ntuza, kuri ahangaha kuri animation, ahitamo duhitemo lingi. Duhitemo gutya, hanyuma ugakora okay. Iri jambo ushobora kuza ukarihindurira background, ugakora select, uraza ukariselectinga, hanyuma ukaza ukorera, wenda ukaba wavuga utereka tuyihereze shadow. Okay, ukaza ugakora hano shadow. Okay, ushobora no guhindura uburyo kigaragara n'amakaracters. Ushobora kuza hano ahangaha ugahindura, wenda ubaza gusa, wenda umuntu uraza ugahindura uburyo ushaka ko riza kuba rigaragara. Wenda dufata umuhondo, sawa, ugakora okay, umuhondo. Kugira ngo mwabibonye ubu ngubu ubashije gukina. Hanyuma iyo ushaka ko iri jambo riza kuri video yose ubashije gukina, iragira imikine kubibona.
hanyuma iyo urangije ushaka ko rigaragara ahantu hose uraza ukaridraginga rigakwira ahantu hose ukazana ahangaha ukarikwiza kuri video yose kugira ngo bize kuba byanditseho gutya ukaridraginga rigakwira kuri video sawa ugakora ngira ngo ubu ngubu byarangiye Udushya TV riraza kuhaguma ahantu hose ikibazo cyabaye ni size uraza ukarigabanya kugira ngo rize kugaragara byose ukagakina ukareba size iracyari nini uraza ukayigabanya ngira ngo mwabibonye n'ibingibi ku bindi bijyanye n'uburyo wakora amavideo arenga 1000 ukoresheje telefone yawe gusa ngira ngo murabizi hano igisigaye ni gukora export ubundi gahita ijya kuri file kuri ibyo video mukore notification ubundi tubane ku Dushya TV tubicano ibyo byose rero hari uburyo wakoresha telefone ibintu byose ukabihindura.